umwaka ugiye kurangira, ejobundi ngo ni Saint Valentin, mu gihe bamwe muzamuserebure bya Saint Valentin, abandi bishimira ko babonye abakunzi bashyashya, abandi bishimira ko barambanye n'abo bafite. Ariko mwana, ubuzima ni macuri, ubuzima ni macuri. Ubu rero none, ubu tuvuga, ubu umwaka uruzi, ugiye kuzuza. Ubuzima ni inshoberamahanga, ubuzima ni macuri, hari abameze neza, hari abameze nabi. Ikiruta cyose ni kuba dutije kuba. Kuki wabyemeye? Mana nyagasani, abana bawe Mana, kuki wabyemeye? Amarira yo ni menshi, reba imiborogo, duhora turira Mana, kuki wabyemeye? Wemeye ko tujya mu rukundo, wemera ko dushinga umuryango, ariko ntiwamara kabiri. Wemera ko twitwa ababyeyi, ibyo ni byiza. Ariko se Mana, kuki wemeye ko abo twafataga nk'ibyiringiro, abo twafataga ko ari bo tuzakomeza n'urugendo, kuki wemeye ko batubwira bagenda bakaduta twenyine? Inzira y'urugendo rwabo igahindukira mu zindi. Ariko icyo ngusaba ni kimwe, jya ukomeza uncira inzira, jya ukomeza ukorere mu bantu, ne kwihangana ndetse no gukomera. Ariko biragoye, ariko ndi kumwe nawe, nzi ko bishoboka. Nkweretse aba bana, ndakwinginze kugira ngo bakomeze ubahe imbaraga, ubahe ubwenge, bakurire mu buntu bwawe, kuko unzi kandi unzi kuruta uko nizi. Uzi ejo hazaza hanjye n'ejo hazaza h'urubyaro rwanjye, ni wowe uzi byose. Umwaka urashize, batabona uwo bakabaye bitabira, atari uko atakiri ari uko, ahubwo mu buzima habamo guhinduka. Ni urugamba rutoroshye, ariko ndakwinginze mbese imbaraga zo kurarwanya. Umunsi bizaba ngombwa ko ntaha, Mana, aba bana byibura ibibazo tuzi ko nababereye umubyeyi gito. Bitera intimba n'agahinda kubura umwe agafatanya urugendo, atari uko yavuye mu mubiri, ahubwo ari ukubera abantu.
kubyakira rimwe na rimwe bijya bigorana, umuntu akishakamo ibyishimo, akishakamo umunezero, tugaseka n'abantu, tukishimana n'abandi, ariko ni woza amarira turira iyo twicaye twihebye, twigunze, twitekerezaho, twibaza ku bibazo by'iyi si, ni wowe uzi amarira yacu. Abarimo barashaka ubakomereze mu ngo zabo, abari mu rukundo bakomereze mu rukundo barimo, n'abari guteganya kurujyamo ubakomereze muri iyo murimo bashaka kujyamo, kuko batari kumwe nawe ntacyo wakishoboza. Abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, abo bose ujye ubaha umugisha, ubahaze imigisha, wagure imirimo yabo mu izina rya Yesu. Data mwiza, sabiye umugisha buri umwe wese twabanye muri uyu guhera umwaka ushize, wabanye tugenda tubana muri uru rugendo rutanyoroheye, bagenda bankomeza, banganiriza, bankomeza, bamfasha. Abo bose ndabasabira umugisha, sinabona icyo mbitura, ariko iyo ataba ari wowe simba nkiriho, mba narebagiranye. Iyo aba atari wowe Mana, ahandi ntihaba hakibukwa, sinzi ngo abana baba bameze bate, ariko nubwo nta gukiranukira uko bikwiye, ndakwinginze mbabarire ibyaha n'ibicumuro, nimba hari aho njya nteshuka kuko ndi umuntu, ndakwinginze umbabarire, 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 umbabarire aho naba ntabutungane uko bikwiye, kuko ndamye nyobora inzira yawe. Data, wongere unyambike imbaraga, ndwanirire n'ibindwanya, unyigire ibinyiga mu izina rya Yesu. Umpe nshire inzira, mbone iyi mirimo ibasha kugira ngo mbone amaramuko, mbone amaronko yo kwita kuri uru rubyaro. Sindi mu bishima, sindi mu banezerwa uko bikwiye, kuko mugerageza kwishima no kunezerwa, ariko ibindi bigahita nkibuka ko hari ibigomba kunsubiza hasi. Warandinze undinda uhereye igihe navukaga kugera ubwo bacukuraga imva bagakora isanduku, bazi ko kubaho kwanjye byarangiye, ukongera ukangarura. Aho niho hambere naboneye ubuntu bwawe, nongera kubonera Data ubuntu bwawe, ubwo akaba yitwa nyina w'abana, yafataga akamungana, agafata rero akagenda akatwikuraho, ntacyo tuzi, ntacyo ndi kuzira. Ese Data, ndazira iki? Ubundi nzira iki? Abandi bishima njye sinishimye, abandi barashaka rugakomera, abandi barabyara bakarera abana babo bari kumwe na ba nyina, ariko twese hari n'abandi babayeho nkabo, ariko ndibiye ku rwanjye ruhande, ubundi nzira